hari umuntu ukurikiye YOSETV akaba ashaka nawe kuzaba umunyamakuru, n'umwana muto cyangwa n'umusore n'inkumi uwo ari we wese, ariko arashaka kuzajya gukora kuri radio, kujya mu itangazamakuru, gira ka message umuha. Ni inama nyine umuntu wese yakenera, especially abajene, abantu bakuru bari mu rukundo, nyine ibyo bintu babikenera cyane. Nawe izo nama zirakureba n'undi muntu nkatwe twese. Ndabasuhuje kandi mbahaye karibu mwebwe mwese mukurikira YOSETV. Ese mumeze mute? Ndatekereza ko mumeze neza, nawe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze, ejeje bundi ibintu bikagenda neza. Nje ndi niyo nkuru Karine rero nk'ibisanzwe. Aka kanya nabazaniye umutumirwa mushya, ushobora kwibaza uti ninde? Numwe muri bagenzi banje. Reka tumwakire hano muri studio za YOSETV. Muraho neza? Amakuru y'iminsi ni meza. Umeze neza? Umeze neza cyane. Yego ndabona umeze neza, urasa neza. Buriya hari umuntu ubwira ngo umeze neza, urasa neza, akavuga ngo ushyizemo ibikabyo, ariko ngiye mvuze ibyo mbonye, murasa neza, mumeze neza. Murakoze cyane. Yego mwatangira mwibwira abakunzi ba YOSETV se kugira ngo tubamenye. Amazina yanjye nitwa Dona Takamire, ariko abenshi banzi nka Kami Dona ya kuri radio. Yego. Ati ni Kami Dona, ndumva mwese mubyumva cyane, aravuze ngo radio. Niyo mpamvu navuze ngo numwe muri bagenzi bacu. Rero ni karibu twakwakiriye. Murakoze cyane. Yego aka kanya rero uti nkora kuri radio, ugiye kuduha urugendo. Ese radio irakoraho ni yihe? Agiye kutubwira mbese byatangiye bite? Ugiye kuduha urugendo rwawe, uburyo winjiye muri career, uburyo wabigiyemo. Rero urakoze cyane. Aho ko nabibabwiye abenshi banzi nka Kami Dona. Nkaba nkora hano kuri Flash FM Nyagatare. Nkora programme nyine ibiganiro bitandukanye. Nkora ikiganiro bita WhatsApp, abenshi barakize abantu bakurikira Flash FM. Nkora n'ikindi kiganiro bita Good Night, ikiganiro cy'urukundo. Nkora n'ibindi biganiro kuri YouTube, ku Muyange TV. Shishikariza n'abantu badukurikiye gusura Umuyange TV bakareba ibiganiro tuba twabageneye. Nkora naho ibiganiro bitandukanye nabyo bigaruka keshi ku rukundo. Hanyuma mvuze wenda ngo ku rugendo rwanjye ntago navuga ko ari ibintu mazemo igihe. I'm a big na muri uru rugendo. Gusa hope to be expert. Yeah. Urakoze cyane. Ati mfite na YouTube channel, abakunzi bacu ndatekereza yuko mwahise mwumva iyo channel, nyamuneka mugereho muri umunyamakuru wacu. Yego Dona, rero hari igihe nigeze kujya ahantu ngiye gukora ikiganiro bisanzwe, bati wa munyabibazo yaje. Bose bati wa munyabibazo yaje, nyine urumva ukora kuri radio umunsi ku munsi wabitubwiye, turanakomeza kubiganiraho, ariko bati wa munyabibazo yaje. Nk'itangazamakuru ibintu ukoramo ugakora kuri radio, ese ubikora ubona ari ibintu uzakomeza gukora ubikunze cyane cyangwa no kubikora biraho ngaho? Ntago mbikora as hobby, ni ibintu ushobora kuzakora nk'umwuga, cause itangazamakuru ni umwuga mwiza. Naje kubikunda, ntago nabikundaga, ariko icyo gihe gito mazemo nabonye ari ibintu byiza kandi bishobora kongira akamaro, even bishobora no kuntunga. Ya rero nabikora. Arakoze cyane Dona. Ati nabikora, ariko nanone nk'abakunzi bahise umuntu yakongera agatekereza ati wenda watekereje kujya mu itangazamakuru ryari, ese mwarabyize bimeze biti? Natekereje kujya mu itangazamakuru ahantu nize secondaire, nabaga muri media club. Najyaga nkora ibiganiro kuri radio twirikodinga, abana bakabyumva ku ishuri, ariko keshi twateguraga amakuru mu Cyongereza. Yes. Hanyuma kuvuga ngo narabyize ntago nabyize, ariko ndi guplanninga kuba nashaka uko nabyiga nkaba qualified nyine muri uwo mwuga. Yeah. Urakoze cyane Dona. Uziko uvuze ibintu bya media club, uziko urugendo rwawe ndumva rumeze neza nk'urwanjye. Niyo mpamvu nababwiye nti nakiye mugenzi wanjye, nyine kuko ni mugenzi wanjye. Ariko yanatubwiye ati nkora kuri radio Flash. Radio Flash mukora yo ryari? Flash umuntu yayifatisha ati? Yakoze ngira ngo tugira na tuning, abantu kenshi tuning badukurikira. Hanyuma busanzwe tuvugira ku murongo wa 94.4 hano muri Nyagatare ndetse n'intara y'Iburasirazuba. Nkora kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Yes, ngira ngo abantu basanzwe badukurikira rwose turabana, ntago bajye baducika. Yeah.
ariko nyine uti abantu tubana umunsi ku munsi kuri flash barabizi nyine wabisobanuye kira kiganiro cyitwa WhatsApp ndagikunda cyane ni ikiganiro nkunda ariko mbese wowe bundi nkaho ugikora muri kira kiganiro nibihe bintu ukora ukumva urimo kwenjoyinga cyane mo okay WhatsApp igira ibice bibiri tugira party ya mbere dukora aho umusitari w'umunsi celebrity of the day akeshi ngiye kira gice cya mbere cyo nkunda ko yako kikongora ubumenyi ukagira ikintu umenya ku muntu w'icyamamare ukaba ari ikintu naka bamwigiraho even na party ya kabiri yo gusuza abantu ndayikunda ariko mostly part 1 yego ati part 1 ndayikunda kuko urumva n'ubundi umunsi ku munsi hari ukuntu hari ukora ikiganiro ukumva byanga bikunda birimo kwinspira abantu umunsi ku munsi nyine Dona nishimye cyane kuba ndi kumwe nawe kuko dusa nk'abahuje uti natangire muri media club ndakunda ariko by'umwihariko kuba muri iyo media club nubwo tubwe ko mwakoraga ibiganiro by'icyongereza hari department wakundaga ese na n'ubu nigikunda uratubwira nakundaga nyine gupresenta amakuru kuba wategura inkuru ugapresenta gusa mu makuru narabikundaga still ntago ndatangiye kubikoraho ariko as long as nzakomeza gukora muri uyu mwuga numva ari byo nakoramo gusa ari nakandi gaparty nakundaga ka entertainment nko ghosting abastari narabikundaga cyane rero nabyo nabikora narabikundaga cyane ndumva dusa nk'abasa kuko nanjye nakundaga nyine amakuru y'abastari kubana ya presentinga muri media club nanjye narabikundaga cyane umunsi ku munsi nkumva ni ibintu byiza abantu bakabyishimira ariko nanone umuntu yakongera agatekereza ati wenda mukora kuri flash umunsi ku munsi ese ubona muri kariyeri yawe ubona mu buryo ubikora abantu barabikunda of course barabikunda kuko kuva natangira ngenda mbona comment nziza zimbwira ati courage nkunda n'abantu bambwira ati ibi ntago biri kugenda neza binoze even no ku YouTube channel yacu rwose biragenda tubona nyine comment nziza ikindi mpamya ko iyo uri mu kintu ufite umuhate ugashyiramo umurava uko byamera ko icyo kintu kigenda neza nyamurika aho dukurikiye akamesaje wakumvishe ati ibintu ukora ukunze umunsi ku munsi nyine bigenda neza kuko uba wumva ubikunze byanga byakunda ariko nyine reka dutarukire kuri ako kantu kuri iyo link yanyu ibiganiro mukora ni ibiganiro bimeze bite dusobanurire ibiganiro nkora kuri YouTube channel yacu yitwa Umuyange akeshi ngiye ngaruka ku rukundo mbagira inama zitandukanye mu rukundo nibyo ngarukaho cyane ati mbagira inama mwabyumvishe nyine mwumvishe link yiwe ariko umuntu yakongera agatekereza urumva twahuye n'icyamamare umunyamakuru wa Flash FM murabyumva 95 harya niki 9 n'ibice 4 FM yego urumva nyine nayikizemo akantu ko kwibeshya umuntu wagenda uradusobanuriye ariko none Dona nyine ngiye hari ukuntu nagiye mu byo yatangazamakuru niki abantu Karine ibiki niki ibintu byo kumenyekana wabwira iki umuntu wumva akunze itangazamakuru ariko akaba adashaka akunda ubuzima buri secret wamubwira iki hari abantu bakunda private life ariko mu itangazamakuru akeshi na ahantu ujya nyine ukamenyekana kuko abantu benshi bazi Dona ariko ntago baramubona kuko ninjye ni kuri radio aho kwenda bakora kuri televiziyo cyangwa kuri YouTube channel bakoresha uburyo bw'amashusho baba bari kubabona rero umuntu akunda kumenyekana numva byamugora ariko kumenyekana nta kintu bitwaye as long as wowe ukora ibintu ukunda kumenyekana ngiye numva nta kibazo kirimo kire kumenyekanye wenda ku bintu bibi kandi ibintu dukora ni ibintu byiza rero numva ko umuntu yakabaye proud yo kumenyekana muri ibyo bintu ati nyamureka abaproud y'ibintu ushaka gukora kuko apfa kuba ari ibintu byiza uri positive nyine arabitubwiye ariko se nyine ndishimye cyane kwa nahuye n'umuntu ukora kuri radio buriya iyo uri muri studio wenda tubwiye ntago wenda uri kumwe n'umuntu muganira nka gutya turi kuganira ntago ujye ubabowe samuhawe wapi ntago wababowe kuko ni ibintu ukunda kandi uba wateguye ibintu uri butangaze ntago ari kugenda ngo wicare kuri micro uvuge urategura ugategura ibintu uri navuze ko nkora muri programme niba ari ikiganiro ndi bukare wenda good night nacyo ni ikiganiro cy'urukundo bafite topic runaka nateguye ibyo ndibuze kuganira ku bantu rero ntago naba bored narizko yenda umuntu yaba bored kuko urabona nka gutya tuba tuganira ngewe ntabwo naba bored kukumbwira tuganira nyine mba numva ari ibintu byiza none se wenda nka kurira mushyiraho umurongo muti tugeze muri iki gice cyo guhamagara vuga uko byumva niki kugira ngo ubone ko ufite abaflower benshi n'igihe babahamagara ari benshi
ntabwo navuga wenda ngo nuko abantu bahamagara ari benshi ariko iyo wakoze ikiganiro ukabona ko abantu nyine bagikurikiye bakaguhamagara kuko ati byagenze uko biba bigaragara ko ikiganiro cyagenze neza biba bigaragara ko ikiganiro cyagenze neza. Dona ariko buriya nk'umunyamakuru urumva ko wenda kuba muri sosiyete runaka bazi Dona ni umunyamakuru wa Flash FM umunsi ku munsi, wowe ubona nyine biguhereza iyihe message, biguha iyi honda discipline akabanga kuba muri wowe ukavuga uti akazi nkora nyine karuwondi we niki gira ikintu tubwira, gira message duha. Itangazamakuru siho honyine wenda ashobora kuguha unyitwarira runaka, ntekereza ko no mu buzima busanzwe hari cultures ziba ziranga umuntu nyine imyitwarire. Bya mbere mpamya ko discipline ari ishingiro ry'ibintu byose. Iyo ufite discipline, ikinyabupfura, ibintu byose ugiyemo ukaba ufite discipline bigenda neza. Rero noneho yuri itangazamakuru uri public figure wango uburi ijisho rya rubanda, nyine ugomba kuba role model ugakora ibintu nyine bitagira ikintu byangiza. Ati ukabindererwamo yabandi bose kubera yuko nyine uri umustar of course. None se ubuzima bwa gistar nk'umunyamakuru Dona urazwi ahantu henshi bati desi Dona ya ni Dona, ubuzima bwa gistar ubona butagoye? Ndi umustar already ariko wenda shaka kuza umustar, ariko ntekereza ko ubuzima bwa gistar buragoye kubera yuko hari ukuntu nyine witwa bitandukanye n'umuntu usanzwe. Muri urugero ushaka uri umustar akaba ari ibintu utakora kandi wari usanzwe ubikora, ukaba wari usanzwe witembera ahantu nta muntu ukuzi ugakora ibyo, ariko ushobora kubura umustar waza nko mu isoko ugasanga bagukoreho sako, urumva ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye nyine wenda mu buryo bwa gistar neshatse kuvuga ni ko kundi umuntu abazwi ku buryo utambutse bati dore Dona ugiye kugura ikintu bati Dona, ni muri ubwo buryo nari mbivuze. Urumva ari ikibazo bibangamira ubuzima bwawe bwite, utangira kujya wirimita ahantu runaka utagomba guca, ugatangira kumva ko ugomba kuba uri privé, kugaba se na availability y'umustar bari danger. Urumva rero birabangama mu buryo bijyanye na personal life. Birabangama. Wenda nanjye reka nkweho akagero, hari ukuntu wenda twagiye nko muri classe cyangwa ndi kunyura ahantu kaya kumva ngo umunyamakuru ngo ugiye kuyashakira ese. Kuko nanjye ndi umunyeshuri, abantu twigana, umuntu twigana ashobora kumva aravuze ati Kami Dona, cyangwa naca ahantu kumva ngo uriya niwe Kami Dona. Ukabona hari attention abantu bakugiriye, ariko njye nta kintu bintwaye kozi njyewe attention y'umuntu nyine nkomeza gahunda zanjye, ntabwo bihindura gahunda nari ndimo. Ati ntibindura gahunda akwa mugani. Urumva yuko nimba abantu bose bavuga bati dore Dona dore Karine, hari ubugomba kwitwara nyine nk'umuntu nk'umunyarwandakazi ku buryo kuko urumva uri kitegerezo cy'abandi, kuko aho unyuze hose barakumenya. Hari umuntu ukurikiye YOSETV akaba ashaka nawe kuzaba umunyamakuru, n'umwana muto cyangwa n'umusore n'inkumi uwo ari we wese, ariko arashaka kuzajya gukora kuri radio, kujya mu itangazamakuru, gira ka message umuha. Nanjye ndi muto muri uyu mwuga kuko nta gihe kinini ndawumaramo, ariko ikintu namubwira umuntu wifuza kuzaba umunyamakuru, iyo ukunda ikintu nyine uragiharanira. Nimba ari ibintu runaka bisabwa kugira ngo icyo kintu uzakigereho, fata iyo ntambwe. Nimba kuba umunyamakuru bisaba kubyiga, fata iyo ntambwe byige. Nimba bisaba guhura n'abandi banyamakuru kugira ngo ugire icyo ubigeraho, tera intambwe abo banyamakuru wa approaching. Ni iyo nama namuga, kuko iyo ushaka ikintu nyine inzira yonyine yo kugera no guharanira kugera kuri icyo kintu ukabikorera. Nuwango rero nimba ushaka kuba umunyamakuru natangira bikorere. Dona arabisobanuye neza ati nimba ushaka kuba umunyamakuru egera uwo muntu utangira ushakisha amakuru. Burya ikintu cya mbere n'amakuru Dona. Ikintu cya mbere n'amakuru nyine turera abanyamakuru, ariko uri umunyamakuru wa Radio Flash ukora ibintu bigiye bitandukanye wabitubwiye. Ese ni zihe mbogamizi ugenda uhura nazo mu gukora kuri radio muri ibyo bintu bitandukanye mu buryo bw'ubunyamwuga bw'itangazamakuru? Nkuko nabivuze nkitangira ndacyari big na muri uru rugendo. Ari challenges ugenda uhura nazo, nta kintu ubundi buriya mu buzima wakora ngo ubure mu challenge. Ushobora wenda nko gutegura ikiganiro bakakubwira ati ibintu wateguye ntabwo ari byo, ugahindura ugategura ibindi, nabyo bakakubwira ati ntabwo ari byo, tegura ibindi. Uri umuntu nyine uhita giving up, ushobora guhita biguca intege, ariko iyo uzi icyo ushaka you can't give up. Arabisobanuye cyane Dona ati uzi icyo ushaka uragiharanira, nyine cya kintu uragishakashaka. Nanjye mfite ka experience, urabona nyine mu itangazamakuru dukora habamo technology rero ntago ijya inama. Hari igihe ukora ibintu
already bigapfa. Icyo gihe nyamureka wicika intege ejo bundi ibintu bizagenda neza. No kuri YouTube channel ushobora kwa uploading ikiganiro ntibakirebe kandi wakoze neza kabura views nimwe. Rero kuba wabuze views ntago byaguca intege ngo uvuge ngo ntago nzongera kwa uploading. Ya urakomeza ugapushinga kazafatwa nyine igihe nikigera. Ego ati nta mwana uvuga ngo ahite yuzura ingobyi anytime. Hari umugani baca mu cyongereza ngo slowly by slowly is travel. Buhoro buhoro ni rwo rugendo nyine uwo muntu nakomeze kuko kugira ngo ugere ku kintu ushaka byanga bikunda nyine biba bigoye. Hari coach najyaga ngenderaho kera bavuga ngo failure is a part of success. Bango ushobora gukora ibintu uko natsindwa yewe bikagenda nabi tuvuga ati kuko nsinzwe ndabiretse mbivuyemo, ariko fail ni part imwe kugira ngo ugere gutsinda kuko iyo utsinzwe ushobora kwiga kuri iyo tsinzwe byagenze gute kugira ngo tsindwe ukabyigira kugira ngo none ukora ibintu neza. Nimba ujye nabibona no muri class ushobora kugira amanota make muri class nkagira wenda amanota atashimishije. Iyo uri umuntu uzi icyo ushaka ntabwo ibyo bintu biguca intege ahubwo bigukubita agashyi uvuga uti let me push none nzatsinde neza. Ati nzatsinde neza nyine mwabyumvisha abakunzi ba yose yego Dona. Ariko nanone nyine ndimo gutekereza nti ukora kuri radio urumva nyine umunsi ku munsi ukora ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo uve muri studio uvuga uti iki kiganiro nakoze uyu munsi hahiye byagenze gute? Yes, nk'urugero nakoze WhatsApp nkumva ko WhatsApp yahiye amva abantu baba bamamagaye bari kumbwira ati kabisa courage wakoze neza, wow you made it. Nanjye ariko mbyiyumvamo iyo nakoze neza mbyiyumvamo kuko nyine mba numva nakoze kabisa nkumva ndiko bifiringa. Nizo commentaires z'abantu badukurikiye nyine zikaba nka feedback izuko ikiganiro cyagenze neza. Hanyuma kuri YouTube channel naho ntago wenda nyavuga ngo views nizo zinyaka ku kiganiro cyakunzwe even nayo ari proof. Ariko nabyo hari advice ngenda mbona bakambwira ati ibintu wabikoze neza. Buriya hari igihe ufite YouTube channel itaraba famous cyane ntago rero wahita uvuga uti kuko ntabonye views 1000 ntago YouTube channel yanjye nakoze neza. Hajya ukora neza kuko yino utaraba famous nibigende neza, ariko as long as ukomeza gupushinga ibyo bintu byiza ukora abantu igihe kizagera babibone. None se urugero wenda tuvuge inyo wakoze uri WhatsApp ni ukavuga uti basi yahiye nyine uko biri ikiganiro umunsi iki tabiwe abantu bagikunze cyane hahiye. Iyo ugeze no mu rugo ujye ubona message inbox. Yes, mbona message ubundi soza ikiganiro abantu bakiri kumpamagara batifuza ko kirangira, ukarinda usoza ikiganiro abantu bagishaka gukomeza kubana nawe bakikwandikira nkarinda mva ku kazi nkagera mu rugo abantu bakiri kumbwira ati kucyo usoje ubu ngubu ikomeza. Ubwo se ntiyari giye bagusaba bati kira kiganiro turagishaka none iriya topic muzayigarure kandi mukabikora. Rero kuri radio habaho umuyobozi wa gahunda niwe uyobora uko gahunda zigenda. Ntago we nk'umunyamakuru wa decide ngo uvuge ngo ngizi gahunda nzazigarura. Habaho umuyobozi wa gahunda kuri radio niwe uvuga uti ibintu nibyo mugomba gukora nibyo mugomba gutangaza. Yego urabivuzeho nyine mpita ntekereza nti buriya tuvuge ngo ufata topic ugategura urugendo uburyo ki iyo urakora ikiganiro ugitegura imiteguro y'ikiganiro kuri radio ibimeze ite? Yes, kankwereke nka WhatsApp tugira party ya mbere yari yo celebrity of the day cyangwa se icyamamare cy'umunsi. Uvuga hari abantu baba baravutse uwo munsi. Nk'urugero ushobora gukora nk'uyu munsi wenda ni nk'urugero ngo haye ndashobora gukora nk'ikiganiro nk'uwo munsi havutse Bill Clinton. Hana Bill Clinton ni umuntu w'icyamamare. Uwo munsi Bill Clinton nyine nkoresha internet nkamushaka amakuru atandukanye nkamutegura nkategura ibintu runaka ndibuze kubabwira kuri Bill Clinton. Wenda apart from yo gutegura wenda kujyanye n'ukuntu wavuse kuri iyo tariki ushobora gutegura umuntu uri famous ariko ufite ikintu ari fuesho muri society ukaba wamuganiraho n'abandi. Hanyuma nkategura n'indirimbo ndibuze gukoresha muri icyo kiganiro. Yes, iyo maze gutegura ibyo bintu byose ndateguye mbiha umuyobozi wa gahunda hanyuma akanyemera ko nza kubitangaza. Simaba nuko bigenda urumva nubundi wenda misenekeza iki gihe irimo gutegura indirimbo nubundi utegura indirimbo ifite umujyo niyo topic cyangwa wenda uravuga utakanaraga kunze. Oya urajyanisha. Yes, ujyanisha na topic biba byiza kurusha iyo teguye nk'ikintu ntubwo niba kiganiro cy'uruhinzi ukajyanisha indirimbo zijyanye n'ibintu by'ubuhinzi ko nago wategura ikiganiro cy'ubuhinzi utegure wenda indirimbo z'urukundo umva nago ibyo bintu bijyanye. Uvuze kandi mwana bitubwiye Dona watubwiye uti nkora n'ikiganiro cy'ubuhinzi nyine ngiye numvisha ubuhinzi imitanekereza yuko kitabirwa n'abantu bababyeyi abantu nyine batari muri generation yawe y'abantu batoye niko ntekereza. Yego se nibyo? Oya ntago ari byo kuko hari abajene benshi bakora business mu buhinzi kuko
ubuhinzi ntabwo bukiri gufidinga abapapa cyangwa kuko bahinga wenda ngo bagabure imiryango yabo cyangwa se wenda ngo babone amafaranga. Uyu munsi hari n'abajene bari gukora business mu buhinzi, rero nabo bakurikiye ikiganiro. Yego urakoze cyane, uti nabo baragikurikira uko nabyumvaga sibyo, uradusobanuriye nyine. Wa muntu ushaka kuzajya mu itangazamakuru, ese bisaba iki mu buryo bwa skills runaka waba ufite wakugenda wifashisha umuntu yaba afite? Uratubwira no kuri financing, umuntu yaba afite finance imeze iti? Finance wenda sinakubwira ngo bimeze gute kuko ntago nzi ukuntu abantu biga bigana batandukanye. Yes, ntago nakubwira ubiterwa we naho wize. Hanyuma ku bijyanye na skills, icya mbere ugomba kuba nyine uri umuntu ushobora kuba ufite communication skills. Uri umuntu ushaka uri umuspeaker nyine, yes, ufite good speaking skills. Kuko nko kuri radio ntago ari televiziyo. Umuntu aryoherwa n'ijwi ari kumva akavuga ati wow. Ugomba kuba ufite nyine ijwi kabisa, ufite speaking skills. Nibyo gusa nicyo kintu cy'ingenzi, wenda sibyo gusa nicyo kintu cy'ingenzi ko ufite speaking skills. Yego kuri skills arabitubwiye, ariko none wenda mu buryo bwa financing narimvuze, ntabwo narimvuze mu buryo bw'imyigire, ahubwo narimvuze kuri umuntu aza gutangira kwaka akazi n'iki kuri radio. Ushaka kumbwira uti wenda ngiye ndi kwaka akazi bansabye amafaranga, byansaze byikoste, ni byo wenda nashaka kuvuga. Ntabwo bagusaba amafaranga kuko gusaba akazi urumva nawe ushaka amafaranga, ariko ntabwo bagusaba amafaranga. Ikindi umuntu nagira inama umuntu uri kujya mu itangazamakuru, nakumve ko atagetinga amafaranga mbere na mbere. No, ntago mundi ibintu byose tujyamo, ntago iyo ushyize amafaranga imbere birapfa. So itangazamakuru rero ushobora kurikora nk'uburyo bwo kwiga, atari uburyo bwo kugira ngo ubone amafaranga. Even ari n'umwuga nyine wagutunga, ariko none cyane Dona ati nta mafaranga bisaba nyine, anytime waza, yabivuze cyane. Yego umuntu akongera agatekereza ati se Dona wenda urumva mufite n'izindi nshingano, nka buri iyo utabonetse mu kiganiro habonetse impamvu y'uko utaje, urwaye cyangwa bigenda bite? Urakoze cyane. Iyo ntabonetse mugenzi wanjye arankorera. Niwo mukorana cyangwa n'uhita ujya muri iyo shift yawe agakora? Yes, hari igihe mba afite uwo dukorana, ariko niyo naba ntafite uwo dukorana, radio ifite abanyamakuru benshi, hari ushobora kuzana wagahita afitinga mu byo wakoraga akagukorera nta kibazo. Ubwo no kuvuga ngo bisaba kubimenyesha kare. Ugomba kumenyesha umuntu utegura gahunda kare, agashaka nyine uri bugukorere. Yes. Ariko buriya Dona nyine nanjye ibintu by'itangazamakuru mbimo n'iki, gusa hari ikintu nabonye gikonta cyane, discipline. Wayivuga iki nawe? Si ibyo kuvuga ngo discipline ikota mu itangazamakuru ni mu bintu byose, even no muri shuri, even no muri education, even no mu buhinzi na yose discipline irakota cyane. Umuntu wese ushaka kugira hagera discipline irakota, kuko nawe ako kazi wakabona bakakwirukana kwa nta discipline. Rero discipline navuga ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane nyine ku muntu nyamuntu. Arabisobanuye cyane ati icyo waba ukora cyose discipline the first niyo nyine irakonta cyane. Nyamuneka ibyo ukora byose twararike, itware nk'umuntu ube honest. Nyine ukujya mu itangazamakuru kugira ngo bikunde n'icyo wabitubwiye urugendo rwawe, hari umuromodo wawe wavuga guti buriya uriya muntu ndamukunda cyane, iyo nibishira mu binyamakuru ndamukunda. Wowe ninde? Ntago mfite umukobwa unyespira, ariko hari umunyamakuru witwa Gerard Mbabazi, afikora muzi, ndamuzi akora mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Rero Gerard Mbabazi ndamukunda, nkunda ukuntu akora. Yes, nabango ni romodo wanjye muri no career nyine. Gusa ntago ngiye n'imitetinga umuntu ngo nyine niba ari romodo wanjye, yes ngavuga ngo kumwimitetinga nkore copy and paste binakora. Yes, mwigiraho, hari ibintu byinshi nyine mureba nkabona turi umunyamakuru, hari ibintu namwigiraho, ariko ntago bizwenda ngo nijya kuri Gerard Mbabazi gusa. Nundi wese mbona wagira ikintu nyine namwigiraho, shanda bikora. Gusa Gerard Mbabazi nyine umunyamakuru wanjye. Yes. Urabivuze cyane, ariko buryo wamugani Dona, umuntu wari wese umuntu yamwigiraho. Of course, buri muntu wese afite ikintu wamwigiraho. Buri muntu wese afite ikintu wamwigiraho. Wenda nanjye ndabasangiza, nje mu itangazamakuru nanjye narabitekereje ndanabikunda cyane, ariko nza kumva ndavuga se Karine nabo umunyamakuru gute byashoboka. Ariko hari umunyamakuru witwa Umutoni Karine, naramwumvishe ndavuga wow Karine, nanjye ndi Karine nshaka mu itangazamakuru. Abayo Yvette Sandrine. Yes. Ndamukunda. Abantu mu itangazamakuru umuntu yumva nyine ba Sandrine Sheja, ba Antoinette niyo ngira, akavuga ati uriya muntu ni romodo wanjye, nyine hari ibintu byinshi ngenda mwigiraho. Yego wabitubwiye ibintu byinshi kuri radio, nyine waduhaye urugendo, ariko nk'umwana w'umukobwa
nyine turi abanyarwandakazi ese ha message umwana w'umukobwa nawe ushaka kujya mu itangazamakuru cyangwa uririmo byanga bikunda ufite aka experience? Umwana w'umukobwa arusha kujya mu itangazamakuru namubwira ngo arashoboye natinyuka bikore kuko ni ibintu byiza byamutunga byatuma akabya inzozi ze nyine z'ibintu yifuza kugera kuko itangazamakuru ni nabango ni exposure iguze n'abandi bantu hari network ugenda ubona. So rero umwana w'umukobwa ubyifuza rwose navuga ngo natinyuke arashoboye atera intambwe rwose abikore. Yego ati natinyuke arashoboye nanjye niko namubwira kuko wamugani haraho byakuvana haraho byakugeza hari abantu bagiye batandukanye umuntu amenyana nabo wenda utari kuzamenyana nabo icyo kurimo inzozi zawe shaka uburyo uzacivinga. Yego ariko ngo n'uyu munsi ufite ikiganiro. Uyu munsi ufite ikiganiro ndakora good night n'ikiganiro party ya mbere cy'ubuhinzi. Abantu bakurikira Flash FM rwose muze kubana nanjye nukuva saa 12 n'igice ndasoza saa 4 muze kubana nanjye rwose nsinze kubabura. Yego turaza kubana nawe ongera twibutse ukuntu umuntu yakubona wenda nshaka gukoresha uburyo bumwe bukanga nkakoresha ubundi ongera utubwire uburyo turakubona. Abakoresha tuning badukurikira nyine ni Radio Flash FM Nyagatare hanyuma abantu bakoresha ku murongo usanzwe batwumva kuri radio ku murongo wa 90 n'ibice 4. Yego Dona arabivuze ati nuko mwadukurikira ariko Dona nyine wavuze Flash FM nyine wenda nturi umuyobozi wayo n'iki ariko imikorere urayizi mugira branche Nyagatare ni branche ya Flash FM y'i Kigali. Yes. Ubwo no kuvuga mufite imikorere uko mugenda muhuza ibiganiro. Tugira gahunda n'ubundi yo guhuza na radio y'i Kigali. Yes. Ati tugenda tugira gahunda yo guhuza. None se wenda natekereza ntiwigitangazamakuru? Ntago nigitangazamakuru. Ariko urarikora. Ndarikora nanabikubwiye ndi guteganya kwiga kuko ni ibintu naje gusanga nyine byantunga ni ibintu naje gusanga nkunda akenshi uko ari ibintu ukunda biba ari hobby. Yes nabonye rero itangazamakuru ushobora kurikora as hobby nk'ibintu nkunda kuko ndi mu itangazamakuru ntago mba bored numve ko ndi mu kazi nagize rero niyo mpamvu ndi kuba ati nyine mu bihe bitari na kera ntago ari kera yari gushaka gutangira kwiga itangazamakuru even n'uwo afite n'ibindi ndi kwiga kugerageza ukuntu nabihuza kugira ngo ibyo byose nyine bishobore. Dona gushaka no gushobora kuraje. Sirakoze cyane. Yego urumva n'ubundi Dona kubihuza uri umunyeshuri ufite ibindi wiga uri no mu itangazamakuru uriya nibikubera ntibikuvuna cyane. Ubundi uri umuhastro ntago byagukanga kozi nimba ari itangazamakuru nimba ari class nkora n'ibindi bitari ibyo kuko nimba nkora itangazamakuru nka uploading ibiganiro kuri YouTube nkiga kandi ibyo bintu byose nkabimanaginga bikagenda neza sinibyo byonyine mfite n'izindi gahunda zitari izo ngizo rero ntago navuga ngo biramvanga kuko nyine umuntu niwe wikordona akiha gahunda azirongaziro ngiye nihaye gahunda nta kintu cyane cyapfa ngo nuko nkora itangazamakuru cyangwa karase bipfe ngo nuko nkora itangazamakuru wapi. Ako Dona aho hari message mise mpabona hari message mise makura ku buryo n'umukunzi dukurikiye abakunzi bacu ba YOSETV wenda nawe byagira icyo bimufasha mise numva yuko ntagaruka ngo nugushakira mu kintu kimwe gerageza ibintu byose ushoboye kuko ntuzi ikizaba cyo. Hari umwarimu wanjye wanyigishije wambwiye uti iyo ushaka gutera imbere nago nyine udepanda ku kintu kimwe tuvuge nimba wenda uri veterinaire ngo uvuge ngo nzatera imbere kuko ndi veterinaire gusa no ushakire nyine ikamu yawe ikabituruka ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu rero nkubwatire ntago naba umunyamakuru gusa ndi umunyamakuru ndi umunyeshuri nkora n'ibindi ntashaka kuvugira hano. Yego nta kibazo ariko wa mugani iyo unakurikiye ubuzima bw'abastari tuzi abantu tuvuga ngo baragafashe iyo ukurikiye urugendo rw'ubuzima bwe wumva aragiye anyura mu tuntu twinshi then afite akazagafata. Buhoro buhoro nirwo rugendo. Yego twe twabivuzeho cyane buhoro buhoro nirwo rugendo. Dona nyine ni byiza cyane no kujya mu itangazamakuru buriya ntibyagufashije kuba hari ahantu buwanyura mu minsi yashize utakiriwe utari kunyura. Navuga ngo byafashije ibintu byinshi sibyo wenda nizo network z'abantu ariko byanafashije kwitinyuka ngiye ubwanjye. Nari umuntu n'ubundi ukunda gukora ibiganiro mpaka wenda muri classe nabaga no muri debate club ariko kugera kuri radio bituma wumva nyine uri sharp ushoboye utajya mu bantu ngo ugire isoni ngo ujye mu ruhame nyine kuvuga bikunanire wapa ahubwo nyine biragutinyura. Yes nicyo navuga byamfashije. Dona uvuze kuri icyo kintu cyo gutinyuka mpita nibuka hari ikintu kimwe kigora abantu ubwoba umuntu ugira ubwoba bwo gukora ikintu kimurimo wamubwira iki?
ya rero ubwoba nta muntu utabugira nanjye kuko naravuze ikiganiro cya mbere nakoze nari ahubwo nibagiye kwikubazaho even ikiganiro na uploadinze bwa mbere kuri YouTube nari ifite ubwoba ariko nyine ubwoba iyo uri kugerageza ubwoba bugenda burangira nyine ubundi ikintu nabonye kibi ni ugutinya kugerageza nicyo kibi ariko iyo utinyutse ukagerageza ubwo bwoba bugenda bushira paka ibintu byose bikagenda neza ya ati nyamuneka gerageza wowe ukurikiye YOSETV gerageza ikintu kikurimo ugira ubwo basa nk'ubuganza uko nanjye ndibuka bwa mbere ntabwo byari byoroshye ngira ngo nawe ikiganiro cya mbere wakoze narakirebye ariko we ntabwo wari ufite uzi ngiye nkora ikiganiro bwa mbere byihorere buri uzi ukuntu ari imeze ntabyo uzi wowe ngiye nkora ikiganiro bwa mbere nayo napapye byatari ikiganiro cya mbere nakoze kuri YouTube channel yanjye numva cyarakunzwe cyane even nicyo nakoze kuri radio cyarakunzwe ariko nari ifite ubwoba nyine umva umunyamakuru twakuranye bwa mbere rwose ndanamusuje cyane yitwa Abeli umva nari napapye ariko byagenze neza nyine nibagiwe wa mugani no kwikubazaho hari ukuntu uzamurirwa ukumva ntabwo riri kuzamuka ukavuga ukumva man urapfuye ibyo byakubayeho kuri radio ubwo ushobora no kugiraho ukumva nyine ubuze ikintu uvuga kandi ugomba kuba uri kuvuga urubyumva uba wishe akazi kandi already abantu bose niba bateze amatwi none babuze umuntu uvuga Yes Ronea uri kuvuga none nyine biranga uracecetse urumva ni ikibazo ariko utwo dukosa twose uko ukomeza gukora akazi amakosa nyine agenda avaho ugenda unoza ibintu kandi buriya hari ikintu nabonye uko ugenda ugira experience mu kintu ukora ikintu uyu munsi ejo bundi ubwo waba urashira none ugikora ukenjoyinga ubundi nta muntu nyine udakora ntiwakosa rero iyo uri gukora amakosa araba hanyuma ayo makosa ukagenda uyigira uko bati kuba byapfuye nari kubigenza kura next time ntibibe uzirange bwa mbere mana we noneho uri kumwe n'umuntu nka gutya turi kuganira ibaze ngize ubwoba nkaceceka byanga bikunda ubwo urabuganza kuko naravugaga nti se nimbura icyo mubaza biragenda biti nyine ubwoba wa mugani wowe ukurikiye YOSETV umukunzi wacu ubwoba nyine nta utabugira ariko wowe kora ikintu kikurimo ubwo buse nk'ubuganza uko uzagira experience ibintu bizagenda bigenda neza yego Dona ntago twava hangaha kuri kamera za YOSETV utatubwiye ukora ibiganiro byinshi bitandukanye wabitubwiye ariko hari ikiganiro ukunda muri wowe rather than others rero nkunda ngiye bira bintu nkora kuri YouTube ndabikunda cyane kuko iyo ndi kwirikodinga ndi gukora ikiganiro mba numva meze neza ndabikunda cyane nongera rwose kubisubiramo abantu badukurikiye bagende ku Muyange TV rwose barebe ibintu biba biriho bakore subscribe hanyuma kuri radio naho nkunda WhatsApp pe good night nabyo ndabikunda WhatsApp yo ndi buyikore nyine mba ndi mu mwuka niko nabivuga yego arabivuze cyane ati nyamureka nyine ndabikunda cyane ikiganiro cya WhatsApp byanga bikunda hari ikintu nyine umuntu abakunda cyane sinzi nimba ibintu ngiye kubwira nawe bijya bikubaho ujya witega amatwi wenda tuvuge nk'ibyo biganiro ukora kuri YouTube yes ndabyumva even n'ibiganiro nkora kuri radio ndarecording none se iyo uri kumva record yawe mbona mbwi ikintu gitekerezo bwa mbere ubundi mbashaka kumva naba nakoze rere nicyo mbashaka kumva noneho hari n'igihe numva ikiganiro nagikoze neza nkavuga ati wa kiganiro ngo menye icyure nise kucyumva ndi mu rugo nkagenda mu rugo nkaza kongera kubyumva akeshi rwose ndi kubyumva mba numva ari sawa nyine ndishima cyane ndi kubyumva wow urishima cyane ukavuga uti harya mana ni njyewe ugaha Imana icyubahiro nanjye bijya bimbaho ndi mu rugo nyine n'abantu bakambwira batariko igiba wiyumviye wagiye wumva nize wandukumva ibindi bitekerezo nanjye ndabikunda cyane iyo ntuje nimo kubyumva ndavuga nti Imana ishimwe nyine n'urugendo ruba rutoroshye ariko Imana niyo nkuru nkuko witwa igenda ifasha umuntu umunsi ku munsi Dona nukuri ndagushimiye cyane kuba wemeye ukaza hano muri studio za YOSETV tuzanagaruka ni mu bishaka yego namwe murakoze ariko nyine nibanyarukire wabivuze iti munyarukire ku Muyange mukore yes bakonyarukire ku Muyange TV rwose mukore subscribe murebe muduhe like muduhe na comment muraba mukoze cyane biriya bintu birubaka cyane sinzi nimba utarabibonye birubaka kuko ziriya nama dutanga ni inama nyine umuntu wese yakenera especially abajene abantu bakuru bari mu rukundo nyine ibyo bintu babikenera cyane nawe izo nama zirakureba n'undi muntu nkatwe twese nababwira rero banyarukiye bakore subscribe like comment and share barabakoze cyane ni ukuri wakoze cyane nkwifuje kugira ikiganiro cyiza nkwifuje ishya n'ihirwe mu bintu byose ukora ndetse n'ibyo ugerageza gukora wakoze cyane Karine yego bakunzi bacu ndabibutsa
mukore subscribe, share na comment kuri YOSETV. Bye. Thank you.